Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu no munsi wanjye, uyu no munsi wawe ukubera umunsi mwiza. Reka dukomeze gufatanya kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Mu gitabo cya Zaburi ndibwira neza ko nawe ukirimo kunezeza, hari ibyo urimo kwiga, hari isengesho rizamuka muri wowe, hari n'igihe umuntu amagambo yo gusenga, uburyo bwo gusenga bumushiramo, ariko wasoma Zaburi ukuva umwuka wo gusenga ugarutsemo, ukuva imbaraga zisenga n'ibyo kuvuga bikugarutsemo, ugasengesha umwuka, ugasengesha ubwenge, ugasengesha n'amarangamutima yawe ntasigare. Ni byiza iyo tubwira abantu basanzwe dukoresha amarangamutima, niba twishimye tubereka ibyishimo, niba tubabaye tubereka umubabaro, niba turi mu ituze dukoresha ituze, n'igihe tugarutse imbere y'Imana n'ibyo byose biremewe. Ndasenga n'amagambo yanjye ariko ndasukamo n'amarangamutima yanjye. Rero Zaburi zikomeze zikubake kandi zikomeze zikuryohere. Wibuka ko tutari mu gusiganwa ngo twihute tuzirangize, dore ni nyinshi, ni 150, cyo dushaka umukaburira ubugingo bwacu no kugira icyo twigiramo. Tugiye gufatanya Zaburi ya 11 na 12. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni, kuko abanyabyaha bafora umuheto batamikira umwambi mu ruge kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Ku murongo wa 3 bavuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ndabihamya ko iyo dusoma iyi Zaburi n'ubundi twumva ubuzima bwa Dawidi igihe byarimo gucamo. Kuki bamubwira ngo nahunge, ahunge nk'uko inyoni zihunga? Biragaragara ko wenda afite ibimwirukansa, nibimucogoje, nibirimo kumurusha amaboko, niyo mpamvu ari masenga gutya. Ariko uyu murongo wa 3 ufite umwihariko numva none twatindaho, ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Nasomye muri ijambo ry'Imana avuga ngo igihe ibintu byadogereye intungane yakora iki? Iyo bakoresheje ijambo ry'intungane wumva riremereye, ko avuga nta ntungane iba ku isi, ariko turi intungane kubera amaraso ya Kristo, kubera uwo twitirirwa, gukiranuka kwe kwabaze kuri twebwe, ibyaha byacu abishyira. Hakabaza rero ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba ibintu byadogereye, uvuga ngo niba ibintu bimeze nabi, intungane yakora iki cyangwa umukiranutsi yakora iki? Ndibaza ko uyu murongo ari nka devoir twese duhawe, cyangwa se ni umukoro, igihe ibintu byacitse iruhande rwawe kandi uri umwana w'Imana, byacitse mu kazi, byacitse mu ishuri, byacitse mu muryango cyangwa mu rugo rwawe, wowe uzajya uhagarara uti, uzajya ukora iki? Uzajya wibaza ngo Imana iranyifuzaho mu gihe, iranyifuzaho iki mu gihe nk'iki ngiki? Ese nanjye mbe byacitse nkuko n'ahandi hantu byacitse, nanjye bidogere, nanjye mfata ibyemezo bidogereye byo kurushaho kureka umwanzi agakora, cyangwa mpagarara nyine nkuko umukiranutsi yifuza ko yahagarara igihe ibintu byacitse cyangwa se byabaye nabi. Hari ibintu bicika ku ruhande rwacu, natwe tukibagirwa umumaro wacu nk'abana b'Imana bahagaze aho hantu. Niba imfatiro zishenywe, niba ibintu byadogereye, umukiranutsi yakora iki? Uwo ni umukoro ufite, iyo ni inshingano yawe. Wakora iki igihe ibintu byabaye nabi iruhande rwawe? Umurongo wa 4, Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Arimo aravuga kuri murongo wa 7 igihano kizaba ku banyabyaha, ko amakara yaka cyangwa umuriro waka uzaba umugabane wabo. Ariko akarangiza ku murongo wa 7 avuga ngo kuko Uwiteka ni umukiranutsi kandi akunda abakiranutsi, hanyuma abatunganye bazareba mu maso he. Reka duharanire gukora ibyo Uwiteka ashaka kandi akunda mu buzima bwa buri munsi. Wajya uvuga uti ikintu urimo gukora kinejeje umutima w'Imana, ese Imana irakishimiye? Imana ubwayo ni umukiranutsi, ikunda n'ibikorwa bikiranuka. Imana izajya ibidushoboza nitubigambirira. Mu gice gikurikiyeho cya 12 kuva ku murongo wa 1 ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza, ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka tabara, kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu, abanyamurava cyangwa se abizerwa. Uwiteka we tabara. Uyu murongo nasanze koko niko isi imeze, abanyarukundo barashira, abizerwa barimo baragenda babura mu bantu. Uzi ko kugira umugisha ko n'umuntu wo kwizerwa, uvuga ibiri ku mutima we, akaba ari byo ahuza n'umunwa, ukubwira ibintu ari nabyo agambire cyangwa se ari byo amininga mu kinyarwanda cy'ubu ngubu. Uzi ko kugira umuntu nk'uwo nguwo ari umugisha. Rero isengesho rya Dawidi baravuga ngo tabara, tabara abanyarukundo barashira, kuko mu bihe bya nyuma urukundo ruzakonja, abantu twese tuzaba kwikunda kuzagwira. None arimo arasenga, Uwiteka we tabara, umunyarukundo arimo arashira, abanyamurava cyangwa se abantu bo kwizerwa barimo barabura mu bantu. Icyamugahagarara uri uyu muntu, umunyarukundo n'umunyamurava, aho urimo ubarizwa, cyangwa se umuntu wo kwizerwa. Ku murongo wa 3 ngo bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzanesheje indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde cyangwa se udutegeka ninde? Bibiri ijambo ry'Imana yavuze ngo baravuga bati tuzi kuvuga neza, tuzatsinda, ninde wahangara amagambo yacu ngo adutegeke? Ibintu biteye ubwoba. Uzi ko bijya biba mu mitima y'abantu, umuntu avuga ati nzi kuvuga neza, ngewe nzagenda mvuge kandi mbemeze. Wenda arimo abeshyera undi, harimo agambanira undi, ariko ko yizeye uburyo azi kuvuga no kwemeza
abantu akaba yakoreramo imigambi mibi. Imana itubabarire. Iri jambo riteye ubwoba ngo baravuga bati tuzi kuvuga neza kandi tuzatsinda, ninde wahangara amagambo yacu ngo dutegeke. Nasanze inshuro nyinshi abantu bakora bavuga gakeya, ibikorwa byabo babivuga gake, babirata gake, babimurika gake, ariko asanga inshuro nyinshi ufite amagambo menshi nta kintu yakoze, ahubwo amagambo niyo yamugeza imbere. Dore byanditse mu ijambo ry'Imana. Imana ibiturinde, Imana iturinde amagambo yo gushyeshya, amagambo atajyanye n'ibiri umutima wacu twebwe abari muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 6 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro ubacurira ingoni. Ijambo naryo riranejeje. Arangiza avuga iki Uwiteka avuga? Kuko umunyamubabaro arimo agirirwa nabi, kuko arimo asuhuza umutima, umukene arimo arengana, njye Uwiteka ndahaguruka ndamutabara kandi ndashyira mu mahoro abo bose bari babujijwe amahoro. Ku murongo wa 7 ngo amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi ivugutiwe 7. Uwiteka azabarinda, uzabakiza ab'igihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Uyu murongo wa 9 nawo uratangaje. Abanyabyaha bagenda hose, yani magambo bakagira ijambo, ibikorwa byabo bigacamo, iyo abantu batagira umumaro bashyizwe mu bantu. Icyaduha tukagira umumaro mu gihe cyacu, aho kuvuga tukavuga, aho guceceka tugaceceka, aho gukora tugakora. Kuko abanyabyaha baragenda bagashyirwa hejuru iyo hashyizweho ubuyobozi bw'abantu batagira umumaro. Iyo bayoboye ikigo runaka, iyo bari mu miryango runaka, iyo bari ahantu runaka babarizwa abantu batagira umumaro, bituma ibikorwa by'abanyabyaha bigwira. Ariko nanone uyu murongo uranejeje kuko Uwiteka ntabwo azabyihorera, ngo azahaguruka agire icyo akora. Imana iguhe umugisha, komeza ubwize ijambo ry'Imana mu mutima wawe, rigira ibyo rikwigisha, bikwiye kuba kure y'ubuzima bwawe n'ibindi ukwiriye guhamagara bikaba mu buzima bwawe, bigendanye n'ibyo utunganye akunda, ibyo Uwiteka akunda. Mwibuke ko arakiranuka kandi akunda imirimo ikiranutse. Imana iguhe umugisha. Turimo turasoma Zaburi, igitabo cya Zaburi cyiza kirimo gusenga n'amarangamutima atandukanye. Tugiye gufatanya Zaburi ya 13 na 14. Kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Uwiteka uzagezahe kunyibagirwa iteka ryose, uzagezahe kunyima amaso, nzagezahe kwigira inama mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Umwanzi wanjye azagezahe gushyirwa hejuru yanjye. Dawidi arimo arasuka amaganya ye, nibyo bihe ahagazemo. Arimo aribaza kuki umwanzi amurusha amaboko, kuki ashyirwa hejuru y'ubuzima bwe, kuki Uwiteka aceceka ntagira icyo abikoraho. Niryo sengesho rye muri kano kanya. Ngo Uwiteka Mana yanjye, bireba unsubize. Ku murongo wa 4 bireba unsubize, hwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ungaruremo agatege, ntiwemere ko mpera hasi ngo mere nk'umupfu. Ngo umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abantera bawe kwishimira kunyeganyega kwanjye. Ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Biratangaza uburyo Dawidi yizera Imana. Asutse amaganya hejuru, arimo aravuga ngo Imana uzageza ryari guceceka, kuki wemera ko umwanzi wanjye andusha amaboko anyivuga hejuru. Ariko umva ibyiringiro arangijemo ngo ariko niringiye imbabazi zawe. Biragaragara ko ari ijambo avuga ataranatabara ukurikije ko yasengaga hejuru, ariko yiringiye Imana. Ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka yuko yangiriye neza. Yibuka nubwo abagowe, ariko kongera kumenya ngo Imana ye irashoboye kandi n'ubundi zamukiza nkuko yigeze kumukiza n'ikindi gihe. Zaburi ikurikiyeho ya 14 kuva ku murongo wa mbere. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho, barononekaye, bakoze imirimo yo kwangwa urunuka, nta ukora ibyiza. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Atangiye avuga ngo umuntu uvuga ko nta Mana iriho ni umupfapfa, kandi koko ndasanze ari ubupfapfa. Ngo umupfapfa ajya yibwira ngo nta Mana iriho. Yakomeje avuga ngo barononekaye, ubwenge bwabo bwarononekaye, imirimo yabo niyo kwangwa urunuka. Kuko uyu muntu abaho nta kintu na kimwe atinya, ashobora gukora amahano hano mu isi. Hanyuma umurongo wa 2 twawiyerekezaho ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Uzi ko abantu bashaka Imana ari abanyabwenge mu maso y'Imana. Isi iragenda itwereka ko umwanya dushaka mu Imana ari impfabusa, ari ukubura akazi, ari ukuba umunebwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo bihabwa amazina. Sinshyigikira ibikorwa by'umunebwe, ariko haba umwanya wo gushaka Imana, haba umwanya wo kwiherera n'Imana. Umuntu akagira ibintu ashyira ku ruhande avuga ngo uyu ni umwanya wanjye n'Imana, cyangwa se ngiye mu nzu y'Imana kuyiramya, iyampaye imbaraga icyumweru cyose, iyabanye nanjye, uyu ni umwanya nyigeneye, ari nta yindi mirimo
ndimo. Rero ngo Uwiteka ngo ajya areba ari mu ijuru kugira ngo arebe ko hari umunyabwenge washaka Imana, kuko abanyabwenge bagenda baba bakeya. Uko isi tugira busy, uko isi duhuza, uko ibintu n'abantu bidushaka bikadufasha, nibwira ko amaso y'Uwiteka agenda areba agasanga abashaka Imana bagenda bagabanuka. Icyama we nanjye tugafatanya gukomeza gushaka Imana, twazamuka tugashyirwa hejuru, tukagira imirimo myinshi n'inshingano nyinshi, ariko wiburira Imana yawe umwanya. Ku murongo wa 4 ngo mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite ko barya abantu banjye nkuko barya umutsima kandi ntibambaze Uwiteka. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. Mukoze isoni inama z'umunyamababaro, ariko Uwiteka ni ubuhungiro bwe. Uwiteka aracyavuga uburyo inkozi z'ibibi zirya ubuzima bw'abantu zikabuyongobeza zikabagirira nabi, ariko hagati aho ngaho bakagira ubwoba kuko bamenye neza ko Uwiteka ari hagati mu bwoko bwe bw'abakiranutsi. Ngo kandi ngo mukoze isoni inama z'umunyamababaro, ariko Uwiteka ni ubuhungiro bwe. Uwiteka ajya ahagurukira gutabara umuntu abantu bari bamereye nabi kandi barenganya. Ni ku isi imeze, isi igibamo akarengane rwose, umuntu udafite kivugira akaba yaharenganira, ni ku isi imeze. Ngo ariko Uwiteka ajya amubera ubuhungiro, akamwarura mbese mu maboko y'ababi. Umurongo wa 7 ngo icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubiza y'ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago, nibwo abayakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa. Ibyo byose hari amasezerano arimo yibuka, hari aho baca n'ibyo bacamo, ariko bakibuka neza ko Uwiteka azatabara akagarura bene wabo. Ngo icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubiza y'ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago, nibwo abayakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa. Ndamye ko nawe ufite ibintu utegerejeho Imana, uzajya usenga uyibwira ibyo yifuzaho, kandi wongere uvuga uti Imana, hari umunsi wo kunezerwa, hari umunsi w'indirimbo, hari umunsi uzaba ukoze iki kintu, nanjye umutima wanjye ukarushaho kukunezererwa, ukongera ukanamubwira ngo ndakwizeye, nzi ko ubishoboye kurikije n'ibindi wigeze gushobora. Imana iguhe umugisha, ijambo ry'Imana rigwirire mu mutima wawe, ugire umunsi mwiza.